Yesu ashimwe. Dushima Imana cyane yakomeje kubana natwe, ikomeje kuturinda, yongeye kuduhereza akanya ko kuboneka imbere yayo, kugira ngo tumve ku by'umwuka abwira amatorero iminsi imeze nk'iyi. Ni amahirwe adasanzwe uba wagira imbere y'Imana kugira ngo wongere wumve icyo Imana idushakaho, icyo Imana itwifuzaho. Imana ishimwe cyane ko yakurinze natwe ikaturinda twese. Ni ukubera umugambi dufite, ni ukubera umugambi mwiza cyane imudutekerezaho cyane imutugambiraho muri iyi minsi ya none. Imana ishimwe cyane, ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero tugeze cyane muri aka kanya kugira ngo twumve n'ubundi iby'umwuka abwira amatorero mu minsi imeze nk'iyi ngiyi, kuko twamenye neza yuko ijambo ry'Imana ari umutima utera imbaraga, akaba ari isoko imara inyota, nk'uko Yesu yagiye abivuga cyane mu gitabo cya Yohana arimo abwira abantu bose babwira ngo ni njyewe mara inyota. Muri rusange Yesu ni byose, kumufite ntacyo wabasha gukena. Ni nako umuririmbyi yaririmbye yavuze ngo Yesu ni byose kumufite. Rero mureke twiragize Imana maze dukomeze cyane twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana itubwira, twumve icyo Imana dushaka mu minsi imeze nk'iyi ngiyi. Kandi icyo mfite agaciro cyane ni uko wakumva icyo Imana igushakaho maze ukaba wahinduka nabyo. Rero abageze kuri iyi cano bwa mbere, cano y'Urukundo TV, nta wundi muri kumwe ni Samuel Mutezimana, niwe muri kumwe mu buryo bwose bushoboka. Waba ufite igitego cyangwa ufite ikibazo ushaka kuba wabaza, reka mvuge nimero mbere kugira ngo uwo ari we wese watangira no kuri WhatsApp, ushaka no kugira ibyo niba ari ubufasha ikintu runaka ushaka gukora byose, nta kibazo byose wabihakora, nta n'icyo bitwaye. Nimero ya telefoni abari hanze y'igihugu ni ugutanya 250 788 272 078 270 niyo nimero yacu dukoresha. Imana y'amahoro ikomeye cyane iba hano umugisha hamwe. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko waturinze, utwemere cyane ko tugere muri amasaha twumva ijambo ryawe. Nyemera cyane Mana, ari abari kuryumva n'abazaryumva, ureke ubafashe, ureke iri jambo rwose rihindure imitima ya benshi, ureke iri jambo ritumye Mana tugira ibyo twibuka mu izina rya Yesu. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushigikiye, urakoze kugiye kubana natwe. Ntaba ari njye Mana ugiye kurivuga, ntaba ari ngiye kuryumva n'abazaryumva, ahubwo ureke umwuka wera w'Imana yikesheje ijambo imbaraga zawe mu kuboko kwakomeye bwanze kuri twebwe. Urakoze byose kubikoze, bisabye neza Kristo umwami wacu, amen. Rero mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Tito. Nkuko twagiye tubibona, Paulo yagiye yandikana inyandiko nyinshi zishoboka, harimo n'urwandiko rero yandikiye Tito. Tito nari mu bantu bamwe na bamwe Paulo yagiye yandikira. Rero nibwo rwandiko tugiye gusoma, rwandiko Paulo yandikiye Tito ku gice cya kabiri. Turahera ku murongo wa 11 tugere ku murongo wa 15. Tito ibice bibiri, umurongo wa 11 tugere kuri 15. Ko ndashaka yuko tuvuga cyane kuri igitabo cya Tito, ndifuza ko aricyo twavugaho cyane, nicyo ndifuza cyane ko twavugaho cyane kurusha ibindi byose. Haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'iyi si, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari ryo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware bwose, ntihakagire ugusuzugura. Amena. Iri ni ijambo cyane, ni ijambo turi ku ijambo cyane, ijambo ry'ubuntu, kumenya cyane, gusobanukirwa cyane ubuntu twagiriwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Kuko iyo dusomye cyane hano muri Tito ku gice cya mbere, tubonaho amagambo n'ubundi
Pawulo yahoze yandikira Tito, ubundi amwandikira nk'aho ari umwana we agiye kuba yashinga ikintu runaka. Muri make iri torero ni itorero ry'ikirete. Ni itorero ry'ikireti. Pawulo yari agiye kuba yasigira Tito inshingano zo kuba yariyobora, akaribera nk'umushumba w'iryo torero. Tito niwe niko yagombaga kuba ameze. Noneho Pawulo rero arimo amubwira, arimo amusobanura neza, amuhugura, amubwira gukomera, amubwira kwigisha abantu. Icyo agomba kwigisha nicyo kintu yarimo amubwira cyane. Icya mbere cyo, abantu mu minsi y'imperuka hari ibintu muri make batazigera bareka, ariko aramubwira ngo genda uhugura abantu, bigisha cyane ibijyanye na buriya buntu twagiriwe, ubabwire cyane ubwo buntu ubwo ari bwo, ubabwire ubwo buntu twagiriwe, uko Imana yatugira ubwo buntu. Noneho niyo mpamvu hariya kuri rimwe ku gice cya mbere ku murongo wa 5 impamvu havuga ngo, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribwira ngo icyatumye uwiteka agusiga ikirete kwari ukugira ngo ube watunganya bya bindi byose bitigeze bitunganywa. Ari abakuru b'itorero ukaba wabashyira neza mu mwanya waryo. Ubwo byumvikane yuko Tito yari nk'umushumba mukuru cyangwa umuvugizi w'itorero runaka, w'itorero ry'aho ngaho kirete. Nk'uko nawe uwiteka yaba yarakugize umuyobozi w'icyiciro runaka, hari ibyo uwiteka ashaka kugira ngo ugomba kuba wakora wowe ubwawe, ugomba kuba washyira ku murongo. Kuko icya mbere cyo, iby'Imana ntabwo bijya mu bintu by'akavuyo. Hoya, Imana ntabwo ikora ikintu bita akavuyo mu buzima bwayo, ntabwo bishoboka. Imana yacu igira gahunda ibishaka kuba yagenderaho. Niyo mpamvu umuntu wese ugomba kuyubaha nawe aba agomba kuba yagenda kuri ya gahunda y'Imana, akaba ari yamuyobora iteka ryose. Amena. Rero uwiteka, Pawulo abwira Tito aya magambo, aramubwira ngo icyatumye uwiteka agusiga ari ikirete ni ukugira ngo utunganye ibi byose. Utunganye ibi byose bitari bitunganye. Ubwo icya mbere cyo, hari ibintu bimeze nk'akavuyo, bimeze ukuntu yagomba kuba yashyira ku murongo. Icya mbere cyo, mu itorero harimo akavuyo k'ibintu byinshi bitandukanye yagomba kuba yashyira ku murongo. Akamenya neza umwanya tugezemo ni umwanya wo kuririmba, akamenya neza umwanya tugezemo ni umwanya wo guhanura, akamenya neza umwanya tugezemo ni umwanya wo kubwiriza ijambo ry'Imana, akamenya neza umwanya tugezemo ni umwanya w'ubuyobozi wo kuvuga ngo umushumba afashe umwanzuro, umushumba agiye kwicara, agiye kubwira abantu. Muri make akamenya neza yuko umwanya tugezemo ari umwanya wo gukora ikintu runaka. Amena. Rero ijambo ry'Imana rikambwira ngo icyatumye uwiteka agusiga aho ngaho waba uherereye iyi saha, ubuzima bwose waba uri muri iyi saha, ni ukugira ngo ube watunganya bya bindi byose yagushize, bya bindi byose yagushize imbere. Ugomba kuba wabiyobora, ukaba wabitunganya neza, ukabishyira ku murongo. Hari impamvu uwiteka yagusize, hari impamvu uwiteka yakurokoye. Hari ibintu byinshi cyane byaje biguhiga wowe, byaje bigushakisha, byaje byifuza yuko byakwatsamira burundu, ariko uwiteka kuko icya mbere cyo yaravuze ngo uwera wiwe ntabwo azigera muhana. Wa wundi uwiteka yisinyeho, uwo ngo uwiteka azamukomeza. Kandi iyo mpamvu by'abandi tubwira ngo wa wundi uwiteka, wa wundi akunda, wa wundi yishimira, imurinda cyane imboni z'igisho ryayo. Amen. Hari impamvu yatumye uwiteka agusiga aho ngaho. Hari impamvu yatumye uwiteka agusigira aho ngaho, agusiga muri ako kazi, agusiga muri uwo murimo runaka. Ni ukugira ngo ugende utunganye. Iyi minsi urimo ni iminsi y'inyongezo kuri wowe. Amena. Icya mbere cyo, ntabwo yagusize ari ukubera kuri umukiranutsi. Ntabwo yagusize ari ukubera ko uvuga neza ijambo ry'Imana, hari ukubera kukiranuka, hari ukubera kuri mwiza, hari ukubera ko uri umukire, hari ukubera ko utunze ikintu runaka, hari ukubera kuri muremure, hari ukubera kuri mugufi. Ahubwo nta kindi, yagusize kubera ubuntu bwayo.
amen. Yagusize kubera ubuntu bwayo, kandi ubwo buntu abantu benshi cyane bagiye babukerensa cyane ubukuru bakamera nka Yesawu. Niyo mpamvu Imana tubwira ngo ubuntu twagiriwe nimubura kubuhereza agaciro, hari abazabuhereza agaciro. Kandi mwebwe, wowe babusigiye, wowe bagusize aho ngaho ngo ugire ibyo watunganya ntubikore, uzagirwaho urubanza imbere y'intebe y'Imana Kristo. Ariko wakabaye maso uyu munsi, wakongera ukisuzuma cyane, ukabanza ukibaza inshingano bashinze ndimo ndazikora nk'uko bikwiriye, ibyo bambwiye gukora ndimo ndabikora. Ariko hari impamvu yatumye uwiteka agusiga aho ngaho i Kirete, ni ukugira ngo ube watungana bya bindi byose byasigaye badatigeze batunganya. Amena. Wongere wisuzume cyane, wongere urebe cyane ukuntu wagiye ubana n'Imana mu buryo butandukanye, mu buryo bwose bushoboka. Igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro, igihe ni iki kugira ngo wowe ubwawe wongere wisuzume cyane, uvuge ngo njyewe kanaka bimeze gute, njyewe kanaka mpagaze gute imbere y'Imana. Uko icyambere cyo, Imana ntabwo izita ku gihe wari umaze, izita cyane icyo gihe ubundi ni gute wagiye ugikoresha. Icyambere cyo kuba wamara imyaka myinshi uri umuririmbyi, ntabwo aribyo bizatuma cyane winjira muri ya ntebe y'Imana ya Kristo. Kuba wamaze iminsi cyane ubwiriza, ntabwo aribyo bizatuma cyane uvuga ngo ngiye ngo nageze imbere y'intebe y'Imana ya Kristo ngo ngiye kugenda neza. Ariko igifite agaciro cyane ni uko ugomba kugenda neza, ugakora ibyo Imana ishaka, ukaba watunganye neza ibyo Imana yagushinze, apana kugendera mu bigare, apana kugendera uburyarya. Kuko Imana mbere cyo irashaka yuko umuntu wese uyisenga agomba kwisenga mu kuri no mu mwuka, akaba yakura neza ibyo Imana ishaka, akaba yavuga neza ibyo Imana ishaka, apana kuvuga ibyo wifuza, apana gukora ibyo wifuza muri rusange, aho ukavuga ngo njyewe ndiho kubw'Imana, njyewe ndiho kubera umugambi w'Imana. Ntabwo ari njyewe kanaka uriho, ahubwo nivuge ngo ni Kristo urimo hagati muri njyewe, niwe unkoresha. Ibyo mvuga, ibyo nkora, uko ngenda, ni Kristo urimo hagati muri njyewe, niwe unkoresha. Amena. Rero ahangaha yabwiye Tito, aramubwira ngo genda utunganye. Icyatumye uwiteka agusiga i Kirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganyije, ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Ibyo ni ukuvuga ngo abagabo batariho umugayo, bafite umugore, bafite abana bizera, kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigandi. Kuko umwepiskopi wese akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana. Icyambere cyo, kandi ntakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umunyarukoni cyangwa uwifuza indamu mbi. Amen. Rero hari ibintu twagiye twinjiramo, ariko bizaturega imbere y'intebe y'Imana ya Kristo. Tuzagirwa urubanza mu buryo budasanzwe, kuko tuzisanga bya bindi byose twagiye dukora byose byongeye gutugarukira. Icyambere cyo, umurimo wakwifuza gukora ugomba kubanza ukibaza, ubundi uyu murimo niwo nahamagariwe? Ubundi abantu benshi cyane ubu iyi saha tuvugana bagiye bajya mu mirimo itari yabo, bagiye bicara mu mirimo itari yabo, ugasanga umurimo uri kwicara muri iyi saha ntabwo ari wo muri Imana yaguteguriye. Ugasanga ikintu uri gukora iyi saha si Imana yateguye ko ugomba gukora, ahubwo wagombye kubanza ukibaza, ubundi Imana irashaka yuko nkora iki? Impamvu n'ibyo ukora ubikora nabi nuko wagiye mu murimo utari uwawe. Impamvu usanga akazi kose uri gukora urimo uragakora nabi nuko atari akazi kawe, ntabwo ari akazi kawe. Ariko Imana irashaka yuko wese mwongera guhinduka, maze mukabyarema byiza, mukongera mugashimwa n'Imana, mukongera mugashimwa nayo mu kuri kose gushoboka. Amena. Igihe n'iki ngo ufate umwanzuro,
igihe n'iki ngo Imana ngo yongere ikubone, igihe n'iki ngo wongere wisuzume cyane, ubanze wibaze cyane ibyo Imana yansigiye narabitunganyije, umwanya Imana yashizemo ndimo ndawukora nk'uko bikwiriye, ibyo Imana ishaka yuko ngomba gukora ndimo ndabikora nk'uko bikwiriye. Ubanze cyane, ubanze wisuzume cyane, ubanze wisuzume cyane muri rusange, ubanze wibaze niba ndi umushumba nashize abakuru b'itore nk'uko bikwiriye, nafashe babandi batari umugayo se, nafashe abandi se badakunda indamu, nanjye se niba ndi umupasitoro cyangwa umuyobozi runaka w'itorero ndimo ndabikora mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Amena. Imana itugire neza cyane. Iri ni ijambo ry'ukuri ariko riraryana cyane mu matwi. Abantu benshi cyane nta nubwo bakeneye kuryumva, nta nubwo bifuza ko babyumva, ariko banza wibaze cyane uko ngaragara imbere y'abantu niko Imana niko imbona. Kw'imbere y'abantu kuko nigera cyane nk'umukiranutsi nkabereka ngo ndakijijwe, ariko si byo nkora, Imana nibyibona. Banze wibaze cyane, ubanze wishake cyane mu igisubizo, banze njyewe kanaka Imana imbona gute, ni gute ngaragara, ni gute ngaragara imbere y'Imana. Icyambere cy'abantu benshi niryo jambo nabwiye abantu, kuba twaba turi benshi cyane turi muri sosiyete imwe twerekana yuko iyo sosiyete ari y'ukuri, ariko ntabwo bizatuma iyo sosiyete iba y'ukuri, ahubwo muzagira iby'ukuri n'ibyo mukora n'icyo muvuga. Mureke cyane kuyoba, mureke ubuyobe cyane muri iyi minsi. Imana irashaka yuko abantu bareka ikintu bita ubuyobe, ukagenda mu kuri cyane kw'ijambo ry'Imana, ryo nyine rikaba ryakuyobora mu kuri kose gushoboka. Ntabwo wayobogwa n'amarangamutima yawe ngo bize kuvamo, ibyo ntabwo bishoboka be na gato. Ntabwo uziga uyobogwa n'amarangamutima ngo bishoboke. Hari impamvu Imana yagusize, hari impamvu Imana yagusigaje, hari impamvu Imana yagusize aho hantu, ni ukugira ngo ugire ibyo utungana, ugire ibyo washyira ku murongo bifatika. Amena. Shira ku murongo ibintu bifatika cyane, nicyo Imana igushakaho cyane, iryo kuza uyibwira ngo ngira ngo maze imyaka runaka, icyo waba uri cyo cyose, waba uri umushumba, waba uri umupasitoro runaka, waba uri umuntu runaka utandukanye, ntacyo bivuze imbere y'Imana. Igifite agaciro cyane nuko ugomba kubashira ku murongo cyane ibyo Imana igushakaho. Hari ibintu Imana ishaka yuko mugomba kwikuramo, hari ibyaha bagiye mwishiramo byinshi bishoboka, abantu bagiye bishiramo, ugasanga ngo ntabwo nshaka kuba nasangira na kanaka, ntabwo navugana na kanaka kubera ikintu runaka, ariko nkubwije ukuri nta nzira nimwe urimo urajyamo y'ukuri, inzira urimo rwose irimo irakubeshya. You are no way, uri mu nzira mbi cyane yo kurimbura, kandi witegure cyane, no mu isaha iragutegereje. Nubura kwihana iryo no muragutegereje iyi saha, ariko cyane n'uwongere wisuzume, ubanze yibaze cyane umurimo uwiteka yanshinze ndimo ndawukora nk'uko bikwiriye, ibyo uwiteka yambwiye gukora ndimo ndabikora, ariko iyi saha ni wowe ubwawe ugomba kwisuzuma, ni wowe ugomba kwishakaho cyane ikintu bita imbaraga, ukongera cyane, ukongera ugasubiza inyuma amaso, ukongera ukibaza cyane ibyo banshinze ndimo ndabikora nk'uko bikwiriye. Banze wisuzume cyane, banza wisuzume cyane. Kuba wakwisanga ufite titire runaka ntabwo aribyo bizatuma Imana ikugirira impuhwe. Ibuka ko na Mose ubwiwe ntabwo yageze i Kanani, kandi yari umuyobozi Imana yemera, kandi yari umuntu wagaragara n'Imana iteka ryose, ariko kubera akantu gato cyane yakoze kabaye ikosa rikomeye cyane imbere y'Imana, bituma Imana imubwira ngo ntabwo wagira i Kanani, wagira gute? Niba nkubwira ngo nawe ibyo wakora byose ntabwo wagera kuri Mose, ariko icyo nkubwira nubura kwihana, nubura kuba maso y'isaha, nubura kongera kwisuzumamo cyane nk'umuntu w'ubuyobozi, nk'umuntu runaka, nk'umuntu Imana yashinze umurimo wayo, ukamenya neza ukibaza Imana ukuntu uhagaze imbere y'Imana, ukabwiza Imana ukuri, umenye neza yuko nta juru ryawe. Imana ije gukubura,
Imana igomba kuza igakura iyo myanda yagiye yivanga, yagiye ijya ahantu itagiye ishiraho. Abo ngabo bakagenda baza ari inkubaganyi, ari abakunda b'indamu, ari babandi abakubaganyi, ari abasambanyi, bakaza mu murimo w'Imana baje bavuye gukora umurimo w'Imana. Abo ngabo Imana irabarambiwe, abo ngabo Imana irabanze burundu, irashaka ko yabirukana burundu umurimo wayo, ikubitire kure cyane izo nkozi zose, izikura imbere yayo. Amen. Igihe niki kugira ngo ufate umwanzuro, igihe niki cyane kugira ngo wongere uvuge Imana uzi, kandi uvuge Imana uyitinye. Uvuge Imana uyitinye ko ntabwo ari Imana imenyerwa, ntabwo ari Imana apfa kuzuzana kw'amaranga umutima yawe, ntabwo ari umuntu, ntabwo ari umugore si umugabo wawe, ntabwo ari so, ntabwo ari nyoko, si umwana wawe azubwira ibyo wishakiye. Ariko iyi saha yongeye kukugira imbabazi. Niyo mpamvu njye muhitubwira ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ubugingo buhoraho. Icyambere cyo twamaze guhabwa ubwo bugingo buhoraho, ariko abamwemeye bose bakizera izina ryiwe, abo bose babasha ko bakwita abana b'Imana. Bisobanurwa ngo abantu bose ntabwo ariko bakiriye ubwo bugingo buhoraho, ariko ababwemeye, abo ngabo yabise abana b'Imana. Ntabwo bakiyonga na kamere zabo, ntabwo bakiyobogwa na kamere zabo, ahubwo abo ngabo bakora ibyo Imana ishaka. Amena. Bakora ibyo Imana ishaka. Abo ngabo nibyo bakora, ntabwo biyobora, ntabwo bagenda uko bashaka, ntabwo bavuga ibyo bashaka, ntabwo batekera ibyo bashaka, ahubwo abo ngabo bayobogwa n'ijambo ry'Imana, ahubwo abo ngabo bagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo abo ngabo ni babandi. Banza wibaze cyane, banza wibaze uhagaze iyi saha, banza wisuzume cyane, banza wisuzume cyane, muve mu kintu bita ibigare, mu kintu bita ibigare cyane. Icyambere cy'Imana ikintu izi, ntabwo izi itorero waba usengeramo. Imana izi nta kindi, izi wowe gusa, wowe ubwawe niwo uzi. Rero niyo mpamvu ugomba kuva mu bigare ukabanza ukibaza, iyi nzira ndimo irimo iranganisha he? Ibyo ndi gukora biranganisha hehe? Icyo mbabwira niko kuri. Abantu benshi cyane muri iyi minsi ntabwo bakeneye kumva ijambo ry'ukuri, uko icyambere cyo barifuza cyane amagambo yandi yo kubanezeza, niyo magambo bakeneye. Ariko icyo mbabwira, nimubura kumva ijambo ry'Imana, ntabwo muzigira mushyira urubanza kubabwiriza, ntabwo bigeze babwiriza, bagiye babwiriza ariko mwanze kumva. Icyo mbabwira niko kuri, nubura kumva ijambo ry'Imana, Imana yashyize uburyo bwinshi bwo kumva ijambo ryayo, ariko nubura kuryumva, umenye neza yuko Gihonomu igutegereje, iragutegereje. Kandi iyi nzira ipfiremo abantu benshi, inzira ipfiremo abantu benshi cyane, ipfiremo abashumba benshi, ipfiremo pasitoro benshi, ipfiremo avugabutumwa benshi, ipfiremo abantu benshi batandukanye. Iyi nzira banza wibaze cyane, ngewe kanaka mpagaze gute, ngewe kanaka meze gute, ngewe kanaka bimeze gute. Banze wongere wisuzume cyane, Imana yongere ikugire impuhwe, Imana yongere kugarukeho cyane kurusha ibindi byose, kurusha imyambaro wambaye, Imana yongere kugarukeho. Amena. Yesu ashimwe cyane. Ndasubira ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwo buntu bw'Imana igira abantu bose ngo agakiza karabonetse. Ubwo buntu niko butwigisha. Haleluya. Icyambere cyo agakiza kaje ari ubuntu, ntabwo tugeze tukagura. Niyo abantu benshi bagiye bagakensa uko bishakiye, bakagenda uko bishakiye, ariko agakiza kaje ari ubuntu, kaje ari impano Imana ituzaniye, kaje ari impano ivuye ku Mana. Ariko abantu benshi cyane banze kukakira. Ariko cyo mbabwira ngo umuntu wese wakemeye akizera izina ry'Imana, uwo ngo no hawasho kuba kwitwa umwana w'Imana. Icyambere cyo akagakiza iyo kamaze kugera mu muntu, kamwigisha cyane kuba yareka ibyatuma tumvira Imana, kugira ngo ategereze wa munsi w'impanda wa Kristo ugiye kuzaza. Amena. Agakiza kaje ari ubuntu, ariko birasaba ngo ugasigasire. Uko kamaze kugera mu muntu, wa muntu nibwo afata umwanzuro wo kuva ngo ngewe kanaka nari umusambanyi, ariko iyi saha ko agakiza kageze muri njyewe, ntabwo nzongera gusambana.
icyambere cy'agakiza kamaze kugera kuri ntuza, kamaze kugera ku muntu, aho ngaho kahita kamuhindura, kahita kamugira mushya, ntabwo akitwa kanaka. Uko icyambere cyo dufite amazina menshi bagiye batwita kubera ibi twabagamo. Niba uri umunywa inzoga ukitwa cyane ngo bakwita n'inzoga kuko unagukunda cyane. Niba uri umuntu usambana bakwita cyane ngo uri imfizi. Niba uri umuntu ukora ibi bitandukanye bakwita ya mazina yose. Ariko iyo umaze kwinjira mu gakiza bakwita muntu w'Imana, bakwita wa wundi wakijijwe, bakwita rwose muri make witwa izina bitewe na sosiyete uri kubarizwamo, nta kindi. Iyi saha wongere wibaze cyane, mu gakiza k'Imana mpagaze gute? Mu gakiza k'Imana meze gute? Muri agakiza, muri inzira y'agakiza bimeze gute? Mpagaze gute? Ariko icyambere cyo akagakiza katwigisha cyane kureka ibintu byo gutumvira Imana. Agakiza nta kindi katwigisha cyane kureka ibyo kuba twakunda iby'isi cyane. Katwigisha n'ubundi kwirinda cyane ibyo byatuma dukiranirwa. Katwigisha n'ubundi ibintu byinshi cyane bishoboka, ariko ngo dutegere cya byiringiro byo kugaruka kwa Kristo. Bazibaze cyane, Isa Kristo aramusagarutse, yasanga umeze gute? Yasanga ukiri mu mwanya yagusizemo? Yasanze ukiri hahandi yagusize? Hari impamvu yagusize, hari kirete, hari impamvu yemeye kuba yakurokora. Ereka twari turi mu minsi igoranye cyane, ishoboka. Hari abantu benshi cyane wagiye utamuka ko bagiye bapfa, ntabwo ari uko barutaga ubwiza. Hari benshi watambutse inzira agiye yica, hari benshi watambutseho bagiye bahinduka ukundi. Na Isa kuba ugihagaze mu buntu bw'Imana si uko ari icyo watanze, ahubwo gifite agaciro cyane. Ni uko ugomba kuba wasigasira, ni ugomba kuba cyane wavuga ngo njyewe kanaka umurimo w'Imana ndimo ndawukora nk'uko Imana ishaka. Cyane wishakemo cyane ibintu bita imbaraga zigushoboze kuba watunga cyane neza agakiza, kuba waragiriwe ubuntu, tuba waragira ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana wagiriwe, ariko ngo kugeze kubwo buntu niko bugomba kuba bwakwigisha. Ukibaza ibyo bigomba bwakwigisha niba warigeze ubyubahiriza, nta kindi gikenewe. Ubuntu, the grace of our Almighty God. Ubuntu bw'Imana butwigisha byinshi. Ubuntu bw'Imana butwigisha byinshi bishoboka. Ariko Isa ni wongere ufata umwanzuro, Isa ni wongere wisuzume cyane, Isa ni wongere ufata umwanzuro ukwiriye, wongere wibaze cyane, njyewe kanaka bimeze gute? Njyewe kanaka meze gute imbere y'Imana? Amena. Ni wongere wisuzume cyane, wongere wibaze cyane uko uhagaze imbere y'Imana, uko urimo uragagaye imbere y'Imana, uko Imana iri gukubona. Nicyo gifite agaciro kurusha ibindi byose. Amena. Rero mureke dufate umwanya cyane, fata umwanya wo gusenga, ariko cyane wibuka ubuntu wagiriwe. Erega twari dupfuye nabi cyane, twari dupfiriye mu byaha, twebwe twari abantu batari bazi abanyamahanga, nta nubwo twari dukwiye no kuba twagira icyo tuvuga. Ariko Kristo ashimwe cyane kuba Kristo yaraje akemera akitanga ku musaraba, kugira ngo natwe twebwe abanyamahanga babandi batari bakwiriye kuba twagira na hera, kuba twagira icyo tuvuga, maze agakiza gakaza kagahungira mu banyamahanga. Aho ni amahirwe akomeye cyane twari twaragiriwe. Niyo mpamvu tugomba kwicara cyane, kwanza ukisuzuma tukibaza uko tumeze imbere y'Imana n'ibijyanye n'ubwo buntu, tukibaza cyane uko duhagaze, uko tugenda, ibyo tuvuga, tukibaza cyane niba tuvuga nk'uko Kristo, uko icyambere cy'umuntu amaze kubona ubuntu bw'Imana akinyereza mu gakiza k'Imana, ntabwo yongera kwiyobora, ntabwo yongera kugenda uko ashaka, ahubwo agenda mu kuri kwa Kristo, ahubwo agenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana, akagenda avuga ngo nta wundi uriho, nta wundi urimo hagati muri njyewe, ni Kristo urimo hagati muri njyewe. Ibyo mvuga, ibyo nkora, ibyo ntekereza, ni Kristo urimo hagati muri njyewe. Muri make ugafata umwanzuro uvuga ngo ntabwo nzongera gufata umwanzuro kujya kwiyobora. Iyi saa mfashe umwanzuro, mfata umwanzuro muri wowe wo kuba wagira ibyo utunganya, wo kuba wagira ibyo ukura mu nzira,
wo kuba wagira ukundi kuntu, wagira ibyo ubona rwose hagati muri wowe. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ijambo aravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabigize ko cyaba igihombo mbere ku bwa Kristo. Uko icya mbere cyose anasanga muri Kristo harimo ubutunzi bukomeye cyane. Aravuga ngo kubera ubwo butunzi buri muri Kristo nibwo bumpesha kuba nabaho ngenda nka Kristo, mvuga nka Kristo, nkora nkawe. Maze aravuga ngo si njyewe uzongera kubaho, ahubwo ni Kristo hagati muri jyewe. Ibyo nkora n'ibyo mvuga byose ni Kristo hagati muri jyewe. Nawe rero fata umwanzuro uvuge ngo ntabwo ari njyewe uriho, ntabwo ari njyewe kanaka uriho, ntabwo ari njyewe. Ibyo nkora byose ngomba kubikora mikoreshejwe na Kristo. Ibyo mvuga byose ngomba kuyivuga mvugishijwe na Kristo. Uko niko kose ngomba kubaho ari Kristo hagati muri jyewe. Amena. Igihe n'iki ngo mufate umwanzuro, igihe n'iki ngo mwongere cyane, mwongere mwisuzume, igihe n'iki cyane ngo wongere uboneke imbere y'Imana. Uri wa wundi Imana yishimira, uri umunyamumaro. Igihe n'iki cyane ngo wongere uboneke uri uw'Imana ishaka. Igihe n'iki cyane ngo wongere wisuzume cyane. Imyaka umaze wongere ibaze cyane, imyaka maze nakoze iki, imyaka maze n'ibiki ntatunganyije, imyaka maze n'ibiki ntakuye mu nzira. Cyane wongere wisuzume uvuge ngo Mana mbabarira, Mana mbabarira, Imana ikubabarire cyane. Imana yongere kwambika imbaraga maze igushoboze kuba wakora uyu murimo, kuba wagenda uko ishaka, kuba wavuga ibyo ishaka. Ntabwo ari wowe uriho, ahubwo bariho Kristo hagati muri wowe. Usaba Imana umwuka wera, umwuka wera kuyobore, umwuka wera abane nawe, umwuka wera agenda nawe iteka ryose. Umwuka wera ajya gufasha. Niba uri umuhanuzi uhanura uko utegetswe n'Imana, niba uri umupasitoro ushima uko utegetswe n'Imana, niba uri umukristo utegekwe n'Imana, ibyo ukora byose ntubikore ku bwawe, ahubwo ubikore ku bwa Kristo urimo hagati muri wowe. Imana itugirire impuhwe, Imana idutabare. Tugeze mu mwanya wo gusenga, ariko yisanda kugira inama. Banza urebe cyane ibyo utagiye utunganya, reba cyane ibyo utagiye utunganya muri rusange. Imana yo mu ijuru igutabare, Imana yo mu ijuru ngire kubabarire cyane, kuko icya mbere cyo ntabwo izita cyane ku minsi wamaze, ahubwo izita cyane ku bya minsi n'icyo wayikozemo. Cyane kuri ya minsi n'icyo wayikozemo, nicyo cya mbere cy'Imana ikeneye. Niwongere wisuzume, ntabwo wagirwaho n'urubanza imbere y'Imana. Niwongere wisuzume pe, Imana izakugirira impuhwe, kandi Imana izagukunda, kandi Imana irakwishimira. Icya mbere cyo nuko ugomba kwemera yonyine ikakuyobora, igategeka umutima wawe, igategeka umutima wawe nk'uko ishaka. Nta rindi turo mfite ryo kugutura mwami, nguhaye umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye, mwami utegeke umpinduze urukundo n'imbaraga zo mu ijuru. Ifeza n'izahabu ntacyo byatumarira, nguhaye umutima wanjye. Nta na kimwe washobora gutunga wagira urwitwazo imbere y'Imana, ahubwo icya mbere cyagufasha nuko wahindukira cyane, ukongera cyane ukisuzuma, ukareba cyane muri ya minsi icyatumye ugusiga kirete. Ni ukugira ngo ube watunganya ibi byose utagiye utunganya. Hari impamvu yatumye ugusiga, hari impamvu yagushize muri uwo mwanya wicayemo. Kuba waba uri perezida, kuba waba uri minisitiri, kuba waba uri umucuruzi runaka, kuba waba uri umupasitoro, kuba waba uri apostle, kuba waba uri bishop, kuba waba uri umukristo. Impamvu yagusize aho ngaho ni ukugira ngo ugire ibyo utungana, byasigaye bidatunganyijwe, nta kindi. Mureke dusenge Imana, twisaba imbaraga idushoboza cyane gutunganya ibyo yadusigiye, iduha imbaraga cyane zo kugabura ibyihe byayo, dushize amanga cyane, kuko iminsi irimo ni iminsi mibi cyane, n'iminsi igoranye. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko umeje guturinda ko bukeye n'uko bwije. Mu izina rya Yesu Kristo,
Mana ijambo rya Mana riratubwiye ngo hari impamvu wadusize, hari impamvu wadusize Mana ahangaha kirete ni umurimo wagiye udusigamo, nuko iyo twatunganye byasiga bidatunganyijwe mu izina rya Yesu. Mana dushoboze gutunganya byasiga Mana bidatunganyijwe mu izina rya Yesu. Twambike imbaraga udushoboze cyane Mana gutunganya bya bintu byose bitatunganyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera Mana zidushoboza, Mana zidufasha kuba twatunganya ibyo ushaka mu izina rya Yesu. Hereza abantu gukizwa, hereza abantu rwose Mana kuri umurimo wawe Mana bakijijwe, ofisi yose umuntu yicayemo harimo rwose Mana akijijwe, by'umuntu yose akora Mana abikora akijijwe mu izina rya Yesu. Udushyigikire, udushoboze, utwambike imbaraga, utwagurire imbago mu izina rya Yesu. Mbaraga z'Imana nyir'ijuru ni wowe dushaka muri minsi ya none, ni wowe dukeneye Jehova. Ntutureke Imana nyir'ijuru, ahubwo tugarukeho Mana, utugaruke kuko dufite imbabazi nyinshi mu izina rya Yesu. Uyu murimo wadushinze ntabwo twawishoboza, ntabwo twashobora kugenda uko ushaka, ariko twambike imbaraga, udukomereze amaboko mu izina rya Yesu. Mana dukeneye impamba urugendo twatangiye, udushoboze, umwuka wawe wera agere kuri uyu mugabo, agere kuri uyu mugore, agere kuri umusore, agere kuri umukobwa, agere ku muntu wese muri rusange, amushoboza, mwambika imbaraga zo kugenda mu kuri kw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Mana urengere abafite ibibazo bitandukanye, urengere abarwayi, urengere rwose Kristo muzima we Mana imfubyi n'abapfakazi Mana ugenda ubiteho Mana, urengere abakene, urengere abantu batandukanye, bwiza bw'Imana buganze. Urakoze Mana kuri ijambo ryawe Mana, kurishigikiye, reka umugisha uganze Mana, kumaze kurivuga uganze kuri icano uzuyishigikire, icano uzuyibere maso, icano rwose Mana abantu bashoboze gwinurwa nese n'ijambo ryawe ritambuka kuri icano, bahe gukiza by'ukuri, bahe gukumenya by'ukuri mu izina rya Yesu. Mana ifite imbaraga, bave mu byo bibwira rwose Mana, bamara ubwoba Mana, ubashigikire, bakumenye, bamenye uwuriwe, bamenye kuri Mana nziza. Urakoze Kristo mwiza, kumvishe gusenga kwacu, urakoze kubikore kuyubahisha, bisabye n'ize Mana nzi uko ubikoze, wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amahoro y'Imana akomeza aganze muri mwebwe kandi akomeza abashoboze. Turi kumwe muri byose. Mana amahoro iri kumwe natwe iteka ryose, ndabyizeye, amen.